Ntago tugiye kujyamo rero ni final opening yuko turi buze gutangira. Ushaka gufatanya nande? Cyusa. Ngewe. Ushaka gufatanya nande? Gukata. Umuhango ndashaka gufatanya nande? Reka mwifatanya. Ngewe ndahagara hano tumuhe umwanya. Unless you want to say something else. Reka ngufatanye na Miki. Ubonye umugabo ntaye. Ataguta. Iyo abagabo baje abandi baragenda. Yo. Aziko mudakoma amashyi mana. Twagiye amashyi. Wishimire. Yeah. Okay, let's celebrate. Icupa se. Reka mwishireho mikoro rata mama tike. Ahubwo ngino tubwire abakunzi b'Isimbi. Iyi ni Isimbi TV. Turiho ngira ngo abonye bose ni benshi. Babu bivuze iki uyu munsi kuri kumwe n'abantu bafite amazina atandukanye aha mu mujyi wa Kigali ariko ugaragaza wa mugani ibikorwa achievement. Reka tubane tunaturitsaga kano kaboro. Yari fresh. Nabyo ni sawa cyane. Ngaho turitse umva. Hagarara aho we mada. Kutumena amaso. Mama tike utinya bigezaho. Ako bajya bavuga ngo iyo umuntu agenda asatira imyaka y'ubukuru ngo nibwo atinya. Ni Miki. Okay. Ngamwashe igasha bayi kai. Yashe tugatubitsa bino bintu muri background ko. Amaki. Urabasha cyangwa ibyo bikorwa n'umusaza nka Muhamagara. Wowe ni umuhamagara hitaza. Peter VAC kundi kubajyana hari. Open this. Ibisindisha mama. Oya ntabikora iki kabisa. Ntabwo bisindisha. Wapi? Gutwara amafaranga uraga gutwara yewe. Oya bro. Ngo nuturebeshaho nyabuna. Tugende tubikore birangire twitwe. Abo bantu ndashaka ko Yego. barwara imitima. Mumura. Bagasuka gutya rero. Ni umukuzi w'urukoma. Byumvikaneho ko ibi atari bisindisha. Oya ntibabitwere. Byanditseho. Njye mwana wo kwa pasiteri ntabwo bisindisha. Ashaka ko tuba turi hariya. Okay. Abaseze umuberaye mwana uziko umushinga wo kwagura abandi ugeze Fo. Ndawugere ngwino. Yes. Wow, thank you so much Peter. Urahambaye kabisa. Ndagerageza. Ubwo niwe papa wa Babu. Ari papa. Uzana sirimuke nago champagne bayinywera mu birahure. Udutoya. Bise birangiye. Ariko tugiye kutatunjira. Uzana kantu karekare. Karahure ka champagne. Numvagara. Iki ni cya wine sheri. Iki ni Iki ni cya wine. Twaza ngo ni best wawe ukagira. Abirimo neza. Iki ni cya wine. Ase mwabwiye ba Davis bakaza. Davis ndi mwegera imbere. Bashyira kana kawe. Zere ko bidasembuye. Ariko no Peter inshura bivuze. Cheers Peter. Cheers twagiye ngefite mikro y'amazi. To the new studio, to the Rua family, The Rua studio. Wow, Rua. It's just the beginning. Ibintu bidasindisha birarura. Byakubihiye. Ariko batambuka. Ubundi umuhango ukomeza. Tuwaye ikaze mutambuka. Kugira ngo ngwino urare Rwanda. Mutako kam. Umutako wari usigaye mujyanye. umutako umurindira imvura sha. We vayo we Sandi. N'abandi baze batambuke. Sandi wanuza. Nako wase. Wase kabisa. Komeza Sandi. Karibu. Ese kafite isoni. Babu, natanyibwirira ngende hano nk'umuntu ushaka kuvuga mu byinshi. Bivuze iki? Na Peter bagome hano. Bivuze iki kuba ugeze kuri turi hano twese kubera wowe kuri achievement ya bintu birabishya ariko biragaragara twikanze tubona Rua agacano k'abana harya Ishano y'abana. ariko uyu munsi turi kubona Rua studio
bivuze iki kuri wowe ariko ubundi ni iki Ruwa Studio muri make hano ni ku Isimbi TV ya na The Choice zose ziriho na Ruwa. So first of all Ruwa ni ikintu kinini nyine nuko bagenda bebamo ibice. Yatangira Ruwa Rwanda nka YouTube channel, haza Ruwa ariko rero na Ruwa Safaris ikora ubukerarugendo, rero na Ruwa Studio igiye kuzajya ikora ama event agiye atandukanye, ariko ndabizi ko hari imbere harimo umukobwa uza kuza kudusobanurira ibintu byinshi tuzakora. Ni ibintu byiza dushaka gukora kandi tugahereza abanyarwanda serivisi nziza ariko ijyanye amafoto, amavideo, content creation, kamasho, videos n'ibindi bigiye bitandukanye. Wongeyemo Ruwa zimaze kuba wa mugani nk'eshatu ndabeshya Peter. Ntago uri ku muvuduko muremure, uri kwiruka cyane. Ndi mu myaka yo kwiruka. Gusiganwa nande? Ndi gusiganwa naho narinde ejo hashize. Wow. Ngo ndi mu myaka yo kwiruka kuko niyo myaka nyine. Iyo wagize amahirwe bajya bakunda kuvuga ngo isi ni konso zonke vuba kuko abandi bari gukura ayo mabere. N'abashaka kumva. Ufite imyaka ingahe? Kuvuga utunga ya Mickey Man. Ayandese ngo gukura ayo mabere. Bakumenya kwaje mu myaka ingahe? Ngewe imyaka mfite. Dadire kayibabwira. Nagaze umwana yabyaye. Afite Twitter. Tugume kuri iyo ariko uko biri kose ni umugenzi. So birashimishije kubona uyu munsi nawe mpagaze hano mpagaranye n'umwana muto w'imyaka mike ari kugira achievement nk'izi, byaba ari isomo ryiza ku rubyiruko, abajane bari inyuma ye. Aka kanya wababwira iki barumuna bawe bakuru bawe bari imbere kuri izi achievements zose twagiye twumva Ruwa Safari what ibintu bijyanye n'ubukerarugendo, studio, Ruwa channel, Ruwa News, kandi bihagaze neza akantu kose kaba kari na logo na biki. Hari indi izaza vuba izaba yitwa Ruwa Technology. Wow. So ikintu nababwira ba Davis nabo nibazi. Uri kumva ikintu nababwira buriya nta kintu nabwira umuntu ngo wenda ngo byagenze gutya. Ari umugani w'ikinyarwanda bakunda kuvuga ngo byahiragira ngo yagiriye kuri aritari. Bivuga ko babivuga yakuniye yarye niko bavuga. Ni Mickey nano niwe wacu niko babivuga. Ubwo byanditse byose. Nabireka gacera cyane biko nawe ni wandiririmba ngo kana. Bako bitese Ikibazo kiravuga ngo uwahiriwe agira ngo uzuza. Uwo byahiriye agira ngo wamenya nk'ibyo bintu. Nyine umukobwa byahiriye agira ngo kukivuga ni umukobwa gusa. Kuko ari wabikora ntabwo mutipe yabikora. Agira ngo yamikavuze. Ako ikishana vuga. Okama umukobwa wahiriwe agira ngo niwe ntama ibyibushye ku isoko. Agira ngo ntama ibyibushye ku isoko. Mike wari ubuze ngo iki? Babari. Bivuga rwo yasubiye. Ariko ntabwo yibeshye kuko niwo mugani nako babivuga. Ntabwo twasimbuka umugani wa Kinyarwanda. Ntabwo ngenda kure. Narinda na Christian kuri channel y'abana. Naho neza. Karibu ikaze. Uretse. Urabona Christian umugore wawe. Ono kuru Christian aba yubashye event. Christian uramubona? Christian wallahi urahita ukomeza uba MC. Mwongeye kwirirwa. Rero nambere tubanje kubashima kuri channel y'abana. Yego. Channel y'abana ya bya studio. So ubu ngubu twafungiye studio. Turabona abanyamakuru bose bahari. Yego. Bazaze tubahe n'akazi. Yego. Wow, ni sawa cyane. So nyine baranunguye bro. I was not ready for this kabisa. Christian urasa neza. Ntacyo udakoze. Na madame reka. Inda ntabwo yavuga ariyerekana byose bikaba. Ariko turabashimira cyane ntabwo tuzo mwari mugeze. Natwe ko turashimira. Inda arakabaza kamwe nashaka kubaza ukiza nkuko batunguye n'umufasha wawe. Hari imvugo mu Kinyarwanda ivuga ngo umukobwa byahiriye agira ngo uzuza. Kuri aritari. Babikoreye. Biki? Abizi yo. Nababizi mwana. Wowe nawe arahiriwe se. Nawe kuri aritari. Ni kuri aritari. Christian karibu kabisa. Imana igumugisha first of all. Arakubwira. Ya niko ndi kubwira. inama ku bajene. So nibyo nakubwiraga ngo
nta kibazo yatuno duhura bimwe ibyo nakubwiraga ngo okama karibu nibyo nakubwiraga ntago nyine wo byahiriye nta kibazo wo byahiriye agira ngo yagiriye kuri alitari kandi mu by'ukuri suka yarahagiriye ahubwo n'umugisha Imana itanga hamwe no gukora no gufokasinga no kwirinda bimwe abandi biha kwigomwa bimwe abandi biha wowe ukabyigomwa ubwo ndavuga kuryama ukaryamira kudatekereza buri ubwo iyo ukoresha ubwonko cyane bari ikibazo ariko no kumenya guhitamo inshuti nziza kumenya guhitamo inshuti nziza kuko nizo zikuyobora zikakugeza ahantu utakumva uri kumva ukagira n'amahirwe uhura n'abantu beza mu buzima muri izo nshuti nziza Philipita arimo cyane Peter niwe wanyizanye muri showbiz papa saza tungana wazanije ku nshuti zawe se ngewe nzagutize ku nshuti zawe iya mbere ndayiguhaye kandi n'umuhungu byarase wawe nansanganwe uri kumva iya mbere ndayiguhaye twakomeje so urumva nibyo ngibyo naho ubundi bindi nyine ni ukugerageza Imana ikaguha amahirwe ukagira nyine ibyo wigomwa ukagira handure y'abandi badashaka kureba cyangwa se banahareba ariko bakahirengagiza ubundi ubuzima bukendereye nyine Philipita n'ujya ukunda kumbaza imigani y'igiswahili imigani y'igiswahili reka nkubaza umugani umwe mu bavuga ngo mshika mbili moja humponyoka ako ngako Philipita ari kukumva ndakumva harimo twamushyira ko ufashe byinshi cyarimwe bimwe bigenda bitanatungana neza bikaba byagucika ku myaka yawe cyangwa se ku mbaraga waba ufite ntabwo uri guhuriza hamwe byinshi icyarimwe ntekereza ko buriya akenshi iyo abantu batekereje ko bashobora gukora ibintu bonyine niho bipfira kuko ntago watandaraza hari bigeze kuvuga ngo hari igikere ni igikona kigize gutaha ubukwe urabona no mihanda y'Ikigali ari ibiri teganye akaguru kamwe kigashyira mu modoka imwe n'akandi mu yindi modoka so kivuga kiti bwose ndabutaha tu kandi byagomba kugera imodoka zigatandukana kuko bw'ingare kubera kibura aho gifata decision kiratanyuka kubera ko kitafashe decision so ikintu abantu batandastandinga nuko ibintu ushobora kubigeraho ariko atari wewe wenyine uri kubigeraho ahubwo ari timu y'abantu bagufasha nk'ubu ngubu ibintu byose byateguwe hano sinigeze mpagera ko niriwe nkora ibiganiro kuri rwa n'ubundi bivuze ngo abandi bari babirimo kandi bakabikora neza so no kuri n'ahandi no kuri Rwa Safaris dufite urugendo n'ubundi muri weekend tuzagira Rubavu hari indi timu ibirimo nabyiri kubikurikirana si ngombwa yuko ari ngewe uba byose kugira ngo ibintu bigende ahubwo ni moteri umutima kwa master plan ntabwo akaba hari abantu bagufasha nyine ku executing ibyo bintu no kubikurikirana ariho haza muri kwa guhitamo inshuti nziza abo bantu kubahitamo ni ikintu gisaba ubwenge n'Imana ikakuyobora ikagufasha kubera yuko ubundi bavuga ko nta muntu wakora ikintu neza nk'uko wakikorera bivuze ngo rero kubona umuntu ubigukorera ni amahirwe n'umugisha nyine Imana itanga ukababona biciye muri kwa guhitamo neza so akazi kuri roho nanjye ko mbona byago ariko n'ubundi nifitiye gahunda yaravuze ngo niwe wamuzanye aho niwe wamucishije kandi abantu bakurikira The Choice bakurikira Isibo TV twababonanye kenshi mu rugendo rwa Babu akura ngende umwe mu bantu bagiye bakorana interview na Babu areshya harya nkajya mubwira nayo icyo kibazo gihindura dore wagombye kuba kibashije urutse ariko uyu munsi rwose arabaza ibibazo bikakaye n'umunyamakuru mwiza kandi turabikesha Philipita na team yabashije kuba yamufata koko nyuma yaho ati ndakuze ngiye muri ibi uyu munsi duhuriye hano n'ubundi kwa Babu muri Rwa Studio nk'umuntu mukuru we papa daddy kimwe cyose avuga ati ndigira kuri Philipita kuri ibi wamuvuga gute Babu muri icyo gihe wabonaga azarwana kugera hano from the first day Babu tuganira numvishe mu biganiro byari umuntu nyine ufite inyota ufite vision inyota y'iterambere kanyota mwenye cyaka urumva ufite ibintu ashaka gukora ashaka kugeraho wa muntu wumva nyine adafite umwanya wo kwicara hamwe ni ikintu cyiza rero ngewe iyo nkibona icyo kintu waba ushoboye waba udashoboye mbona ko uri committed hari ubushake ufite nicyo kintu cy'ingenzi ariko we byari akarusho kubera yuko iyo nyota yari ayifite ariko ari n'umuntu usobanutse haba mu mutwe haba mu mikorere haba mu bumenyi navuga ko yari afite ibintu byinshi bimurimo ahubwo bibura kubiha umurongo no kubibona ukabirera ariko I would say ko yari afite nk'icyo bisaba cyose imbaraga ubushake bwitange ubumenyi n'iki kandi ubona gishaka no kumenya ubundi ariyo mpamvu nawe wamubwira guti gira gutya akakumvira kibaze gutya n'abandi bagiye babigiramo uruhare benshi cyane so navuga ko Babu rero ibyo ari gukora kuri njyewe nkurikije uko namubonaga na potential n'ubu nkimubonamo biracyari bikeya
ni umuntu ugira ishyaka, sinzi ko iryo jambo rihagije nk'uko nshaka kubisobanura. Hari abantu burya bajya mu bintu ntibashake gucika intege, ntibashake kugivinga up, kandi bakifuza ko baba bari kuri top mu bakora ibyo bintu no ku rwego runaka. Yes, abo bantu rero bateye gutyo kugira ngo azakore ikintu cyange biragorana ko atanga his best. Ikindi Babu ni umuntu uzi kubana n'abantu. Nimvuga kubana n'abantu, abantu ntibumve ko ari ibintu bidakenewe. Uvuga ko n'ibigo bikomeye byose bikenera abafatanyabikorwa. Bihera rero ku muntu ku giti cye bikaza kuvamo na institution, mukafatanya ibikorwa na institution. So navuga yuko Babu ari umuntu n'abandi bareberaho, ni umuntu woroshye kubana nawe, ni umuntu woroshye gukorana nawe. Navuga yuko to me ni umwe mu bo showbiz ejo hazaza izungukiraho byinshi. Yarakoze cyane, umupapa mukuru twubaha twese aduhaye ijambo ry'umunsi. Ibyo bintu byumvise nagiye kurira. Ni byiza, biranejeje. Ibiro turi kumva na Phil Peter, ndagira ngo musabe n'abadukurikiye kuri channels zitandukanye no ku Isimbi nk'uko muri kutubona ko mwatanga support kuri Ruwa channel, Ruwa studio cyane cyane izibanda kuki yo Ruwa studio niyo twafunguye. Actually reka tugende buriya hari ngira umukobwa, niyo mpamvu nakubwiye ngo byose ubifashwa n'abandi bantu kandi bakora ibintu byabo mu buryo bwiza. Hari umukobwa uri budufasha kudusobanura ukuntu studio izakora, anatwereke, adutambagiza, twereke studio imeze gute, iyo hageze bigenda gute, kugira ngo tunasanga abavandimwe twinjije mu nzu. Biraba ari byo byiza kurushaho, kugira ngo twese duhurize hamwe ibiganiro byaba biryoshye kurushaho. Sinzi nimba mwumva ari byiza. Ni byiza ntacyo bitwaye. Mukomeze no mudukurikire, tugiye kubereka muri Ruwa studio. Nabo bashitsi bose bagiye bababona, nabo turaganira nabo. Ndacyari namwe hano ku Isimbi TV. Ase ko banyamwe mwakoze agatimba. Ariko mubaze, okay mubaze. Twumvikana Linda babwira. Amyola. My love. Rero kubaza gutyo bikagenda gutyo. So let's go. Nice kwa sample just gufata amafoto. Oya. Yes. So, karibu. Umushyitsi mukora. So, Peter, reka twakire uno mukobwa mwiza adusobanurire, kubera ko niwe uzi byose ukuntu biba bimeze. Ariko nkunze ukuntu ubyongeyeho kwanza ngo umukobwa mwiza. Yes, she is. Turabibona ko nyine ari mwiza. narabumye kereka wenda mbanje kweguraho. Oya, ubwiza bwe bwakuvurikiye. Tegura onje gukinga. Wabona kumubona. Bego mubona neza. Nakiguye narakinze. Okay, nkuko babitubwiye hari umukobwa mwiza. Natwe tubagize koko tubona ko ari mwiza. Uri dusobanurire aha twinjiye nihe kwanza. Ni muri Ruwa studio. Ruwa studio izakora iki? Izatanga serivisi zose zerekeranye no gufotora. Ongera ijwi. Izatanga serivisi zose zerekeranye no gufotora. Events, wedding photoshoots, birthday photoshoots, family photoshoots, outdoor photoshoots, live streaming, content creation, podcast n'ibindi byinshi. Wow. Ubje izo serivisi zose zaba ziheze zikorwa gute, rero zikorwa mu buhe buryo uzakenera serivisi? Event coverage. Abafotora Abafite nk'ubukwe nyine bakaza. ikiraka cyo gufotora muri cyane n'ubukwe ibiciro bihagaze bite? Ntabwo binini cyane. Ntabwo ari binini, ahubwo tubazanira akarusho ko kubazanira ubudasa mu bintu byose tuzakora. Muzabibona ko tuzazana akarusho mu bintu, ntabwo ari ibintu mwe musanzwe muzi. Muzabona udushya twinshi, muzabonamo creation zitandukanye mutari musanzwe mubona. Okay. Harimo n'abandi bakobwa beza sijyane wowe. Barahari, muzababona muri siri imbere. N'uyu munsi turababona. Tugiye kwinjira muri studio rero. Njye ni ikaze kugira. Reka bafashe. Reka dufashe. Tugiye muri studio turebe ukuntu hameze, ukuntu hateye. Byose turakomeza. Ubone turi kumwe nawe. Muzajya mwinjira mubona n'ingiye uzajya wisesesha. Mumutega amatwi. Mwinjiye muri studio n'ingiye uzajya ubaha ikaze kuri reception hano. Hariya hazaba hicaye abaphotographer cyangwa aba editors. Hanyuma twinjiye muri studio. Uje muri studio. Bari kubaza Christian ngo kuziza umugore wawe ukabukurikiye umukobwa wo muri Ruwa. Okay.
urukundo kuba babwira imwe siko bavuga ariko bose abiteguye uzana bagora kumenya iyo wanyanga kandi bose ni muri siya kugira ngo bagufotore ushaka gusubiramo urumva murumva ubukwe bushize hari mistake nakoze babu hari mistake ngo yakoze umva se musobanurire wakoze mistake hari ukuntu naririmba indirimbo y'abandi biririmba nabi none ndashaka kuzayisubiramo ariko ndashaka ko rowa ubwo ngubwo turaza kwita mu tugiye kindi gukora rowa studio ari izanshyigikira ikamfotorera ikankorera live ebana ibintu byose nakuriye waririmbye nabi wa studio yabi leta ibyeditinga se live abatwereke n'ibindi byo muri studio ati nyegera ugize ubwoba guys mureke dutega amatwi tumutege amatwi yatubwire serivisi hano icyo tuza izo kamera izo mikoro zibaye imbere yeee kamera bampaye rero ukuntu ari bubashe kugira akira yinyambike hano ishyire hano ishyire hano aha kuri uru ruhande aha reba hano aha akazabera n'ama podcast ni amafotoshoot n'abana baza kwifotoza nk'uko mubibona dufite n'ibintu by'imyaka komeza ntacyo n'ibindi byinshi nk'uko twabibabwiye hariya imbere ngira ngo arabidusobanuriye hano uko mubibona iyi niyo studio muri rusange izakorerwamo ibyo bikorwa byose cyane cyane ama photoshoot abifuza gufotora abana babo kuri za anniversaire n'izindi souvenirs zitandukanye hari ibikenerwa byose kugira ngo babashe kubona ifoto nziza mwamubonye rero umukobwa mwiza twakiriye muri Ruwa twahereye kuri reception twatangiye dufungura umuhango muri rusange nk'uko byagenze uyu munsi ndizera rero ko ahangaha rero dusoreje ubundi gahunda no kurya ikirori aha ni muri Ruwa studio ahangaha rero muri Ruwa studio muri gahunda twakoze uyu munsi ntago byari mwabonye abantu benshi batandukanye byamamare bitandukanye turi kumwe na Okama nawe yari ahari wowe karibu muri Ruwa ninjye uri kuguha ikaze hatari umeze neza se meze neza cyane iyi gahunda twayitangiranye uyirimo bimeze biti so rero ndabona ari gahunda nziza cyane first of all congratulations to Babu kuba yabashije kuachivinga igikorwa nk'iki ngiki ntabwo ari ibintu by'abantu bake ntabwo ari ibintu by'abantu benshi bashobora gukora gutyo so rero ndamushimira kuba yatugejeje hano akadutangiriza hamwe twese ikindi kandi nk'umujene kuko ni umujene mugenzi wanyu ni urubyiruko mugenzi wanyu kuza kumushyigikira kuri we bivuze iki kubona hari umwana w'umujene ufite amaboko angana gutya kuza gutwereka igikorwa nk'iki rero kuri njyewe ikintu bisobanuye bisobanuye ikintu kinini cyane ikintu cya mbere bisobanuye ko gukora cyane se cyangwa gutekereza cyane ntibisobanura imyaka ahubwo navuga ko ari ikintu kinini cyane navuga ko yagaragaje itandukaniro cyangwa different y'ibitekerezo by'abandi bantu bari around. Wow, urakoze cyane. Wamubwira iki se ko ari nguyu turegeranye Babu waje gushyigikira uyu munsi? Namubwira ngo courage kandi Imana ikomeze mushyigikire kandi natwe turari ngo tumushyigikire nk'uko nawe yagiye adushyigikira inshuro nyinshi cyane nanabimushimira. Kandi sinasoza ntavuze ko nasohoye album yanjye nshyashya yitwa Nyamabara. Wow, that's nice. Yitwa Nyamabara. Nyamabara. So abantu bagende bayirebe, ni album nziza bya hatari, bareba amashusho ya Vumbi, mbese navuga ko ari ibintu bya fresh bya hatari. Oh wow. Asoje atubwira ngo Ukama buriya ni inshuti yanjye, reka mubwire ukamaze mu rugo
buriya umuntu uzi mu rugo aba ari inshuti iyo umuntu azi iwawe aba ari inshuti yawe narabivuze. Kamara ni inshuti yanjye cyane. Wow, Yeah. ni byiza cyane no kubaje gukikibwa biragaragaza ubucuti. ndagushimira DFCD wincika. sinabura gushimira na Tike Tike impamvu ngomba kumushimira wenda nibwo bwa mbere ngiye kumushimira abantu babyumva ariko Tike navuga ko ari ni umwe mu rugendo rwanjye rwatumye ngera kuri RTV bwa mbere. Wow, burya se urabyibuka mu wanjye kandi ndagukunda cyane. Merci beaucoup ya. So nibyo ngibyo nawe ubifitemo uruhare 70% kuba narasohoye album yanjye ko niba washyigikiye indirimbo ya mbere iya kabiri ndagushimira byatanga. Oh, very nice, ndabikunze cyane kandi courage. Timi. Very nice. Abakunzi rero bakaba bagenda bamushyigikire kuri channel ye, hariho album ye ndetse muna sharing ibihangano. Naze natubwiye na Davis D ariko nanone turahita kwakira n'ibya couple, ntabwo twese kwakira abasingo gusa. Umusore mjene Davis umujene wanje, umwami w'abana se nta mwana bari kumwe. umujene wanje akantu k'abakobwa babaherekeza. Davis aba yabizaniye umwami w'abana. yinjiye wenyine uri kumubeshyira mubona. Umwami ntago agendana na Oya, namubonye wenyine wimubeshyera. Igo ngahore Ndakubeshyera papa, iyo ntago ari ndakubeshyera. Ntabwo winjiye wenyine rata. Reka wanze ngarakinze. Turakinze. Reka concept. Rwose nkoze. Nakabonye kuri TikTok. Urakingura. Nakabonye kuri TikTok aga challenge nyine ko gukingura. Kinguye. Papa, umesese mwana wa Biryogo, umeze neza. Badman. Azo siko ndi mugufi we. Oya uri muremure. Aransumba. Nanjye Davis D, umesese mwana. Meze bon. Imeze neza se. Meze sawa Ndi cyane. kukubona aha ngaha turi kumwe muri Ruwa Studio. Yes. Ibintu byafashe indi ntera mwana. Wabibonye? Ndi kwishimira brotherhood hano. Wabonye? So Ngo nivugira ariko ibintu- avuga nk'abakiri. Umwami w'abana. Ibi bintu ibintu ndibuka ajya kubitangira. ngabyo ni inzozi. Nari muri nabyita prime time ariko prime time ntaraba legit nk'uko ubu ngubu bimeze. I was young, ndi gushaka ikintu cyanteza imbere ariko hari utuntu maze kugeraho. Ndibuka ko Babu nibwo twahuye ndi gukora iyo bita sexy concert and then umufata akaboko turakomezanya. Wow, very nice. Noneho rero ndi kwishimira cyane ko yabageza ahantu ageze kano kanya n'igihe twahuraga ni ibintu bibiri bitandukanye kandi byiza. So ni ikintu kigaragaza kuva hano ujya hano. Yes, ibyo ni ibintu rero byo kwishimira. Bivuze iki ku mujene w'u Rwanda w'uyu munsi kuba yakora achievement nk'izi? Cyane cyane ufite uri muri entertainment. Abenshi bazi ko muri entertainment harimo nyine abo basangiye bobe n'abandi n'ibyo ariko tuhora dufite ibintu by'amakrize menshi. Yes, umunsi aduteranyirije. So ibi ni ibintu ngiye mba ndi kwishimira cyane. Cause iyo uhanye amaboko n'abantu iyo uhanye amaboko n'abantu ikintu uba ushaka cyane cyane akazi dukora kazamo urukundo. Inshuro nyinshi agatangira kari hasi ari ugufashanya twese. So ari ukugira ngo tuvuge ngo vision ufite Baba afite vision ufite cyangwa njye mfite zose zibe zishoboke zibasha kuba zijya mu bikorwa. So rero iyo ubonye nta n'umwe usigaye ni nk'uko wavuga ngo abana bose tuvukana nta n'umwe wa fairinze. Umwe ni manager wa bank, undi ni umustar ukomeye, undi ni umupolitisi ukomeye, undi ni umusportif ukomeye. So ibyo buri wese muri field yiwe arimo twese tukagenda. So ibyo ni ibintu bishimisha umuntu cyane. Wow, very nice. Reka mubwire kuri Davis. Yabivuzeho Davis twahuye 2019. 2018. Urumva haciyemo imyaka igera ku 8 ya. Ni imyaka myinshi. Icyo gihe twahuye aje kuririmba i Butare, then turakonekitinga, nari manager wa club.
then nyine tuza guconnectinga birangira duconnectinze yari gukora sexy concert tuba nkuko yabivuze ewan tuba abavandimwe birangira twarakoranye mbumera nka booking agent turakorana kabisa sexy concert tuba turazikubita tujya Ngoma tujya Gicumbi tujya Rubavu tujya Karongi tujya hano henshi ibyo byose yakoraga narabibonaga mwari masha henshi pe na za Gisagara na za Nyamagabe bose twagiye rero ibyo byari kuvuga ko ari igihe nyine iyo abantu bahuye bakiri bato bagomba guhuza inzozi iyo rero umwe yagiye haricyo yagezeho barishema nawe yantibuka hari umunsi ngiye kubivuga hari umunsi batavuga hano twaraye n'amahene arahivugiye mwaranye n'ihene muri izo concert tuba ntabwo ari kurara n'ihene ahubwo atabyumva ngo kurara n'ihene ahubwo twagiye kuri Karongi none twagiye na Ziggy Double 5 yego Regent Ziggy Double 5 na Davis then umugabo wari waduhaye ahantu tujya kuririmba kumva ibyumba bye yita ibyumba nabo bazirike ne bari bubaga turapeza ariko twari tuzi icyo dushaka dufite inyota kandi uyu Davis yari umusitari afite biryogo afite sexy afite za Maria Kariza indirimbo nyinshi ameze neza ariko uko twari tuzi icyo dushaka twarahageze turavuga tuti none turagira gute ariko yari yatwiye ngo ni hoteli y'inyereshe eshatu suite room yaratubwiye ati mfite amasuite room so ni ukuvuga ngo buri muntu wese araba ari mu cyumba cyiwe kirimo na jacuzzi imbere y'umuryango ugiye kwinjira mu cyumba zabaga zihaziritse nyine bari bubaga hari n'inkwi bari bucanire so urumva iyo bene life abantu baba baragiye bacamo so kandi uba utapfa nyine kwibagirwa ari nayo mpamvu namushimira nyine kuba yaje hano ewana kudeshapo nyine uko tuzagenda tugenda kure nuko ahubwo ufite ugomba gukomera mukungurana ibitekerezo Davis urakoze nanjye ubwanjye Rua itumye nanjye gukubita ijisho desenguherutse dorukana kera numwe mu bantu nanjye twatangiranye ibyo bihe byose ndibuka ubwa mbere njya muri Guma Guma was very young kabisa I was in high school ariko ndi gusoza 2014 nari mfite tentire y'umuhondo ahantu hose so n'ubwa mbere nari nkoranye interview na Tijara and then arambaza ese kuri gukora imiziki y'aba Nigeria wagerageje ugashyiramo n'akanyarwanda bo so wagerageje ugashyiramo n'akanyarwanda ariko kano kanya ndi kwishimira ko style nempoje kiriya gihe ubu ngubu niyo yateka inzovu ubu ya style twitaga iyi Nigeria yabaye inyarwanda so ubu naho ni y'abanyarwanda so it's like to ni nko naje mu gihe cyo guhindura game ya kandi yarahindutse for sure yes gukora ikintu new sound kashyira kuri market na new style and then kano kanya hari abajene benshi bari kuyikora bari muri wave na creatinze that time so very nice ni ibintu nishimira cyane na naka kanya ndacyakomeje tuzongera dukorane vuba cyane twishimire rwose karibu nongere nkubaze nese turaguma muri Nigeria cyangwa turagenda gute now we are African we are all African sure engineer amonye Bob Pro on the mix Bob Pro umeze neza wageze muri Rua studio baza gufotora gute suza ko ubukwe Bob turaturanye rero uzamfotora mu rugo se uzamfotora mu rugo hano mu kazi azajaza hano akore photoshoot mwamwakiriye mwamaze nk'imyaka igera muri 10 bo bakoreramo hano yakorera hano 13 ni mubi cyane ni igisimba gikomeye cyane bavanje rero bakaza kumushaka ngakore mastering na mixage Bob thank you so much bakoze cyane kandi n'umuntu wa Danger afite indirimbo yakora ejo ndi yahurijemo abahungu babagome reka yivugire kiri gute irimo Juno Kivumbi wow very nice nagwize kiri gute my people kiri gute Tijara iki nashaje aho niho menyera imyaka yanjye Bob thank you so much reka twakire na muyoboke sibyo yes engineer manager wow Mugwaneza ngwino uyu munsi ni ngiye umanaginga babu wabaye ko Rugwiro umwe ese Rugwiro n'uyu Mugwaneza n'uyu muyoboke ngo ni Mugwaneza ngo Ben ni Rugwiro ariko se namwe kuki mu bigira kandi nta zina twavuze nta zina twavuze tujya kugwa tujya no kwandika
Bavuze izina ry'umuntu. ariko yararishimye Ari icyo se bitwaye papa w'abana. azi kwitwa ngo mugwa neza Ariko uzi ko uyu nguyu ari papa w'abana benshi. iyo nyitoraga ngo kigeze rero kubabara kurushaho ubwo nirigere ko nabyitwaje Papa w'abana uyu mwana njye nahise tutabyaranye wamubonye ko hari ahageze kandi ntabwo twigeze tumubyarana amana. ndimo kwishimira babo Bitarabaho. mwana w'umujene wirwanaho ko namubwiye ejo ngo nazajya mu bacecuru yirwaneho usanze narabagiye namaze kubajyamo nabo barawutse ntabwo bishoboka aho ahereye ubundi twahuye ubwa mbere akora shongora sho turabishwarira mu hantu hamwe sempress birangira tubaye inshuti oya iyo story nayigusobanura neza Alex ari kukubeshya Iyo story mwahuriye. yaje kundeba mu office ashaka headphone cyangwa ariko nanjye nateguyeyo ati nanjye nateguye tunarwa kumvikana ati nanjye kantegura zana headphone zizaze kuyengera ifite izanjye turakora twese tubona amafaranga Umwe akagira umuziki wari akagira umuziki wari i Butare ariko wese yakoreye kuri hoteli umunsi umwe isaha imwe okay ariko urumva ko harimo nyine ishaza papa barameze bite dufite finale kuwa gatandatu dufite finale babone wanirije ubundi mbanagiye ubu ariko nacyo tuzagenda ejo kuwa gatandatu dufite finale bimeze bite se bora finale barakubisemo bitatu niyo watsinda ntabwo ageza bitatu karari finale ubuse biracyari bitatu biracyari bitatu reka namukubitiye Musanze mukubitira iwacu mukubitira Mugesera ese ko Bugesera tujara hari ibyo muyoboke yavuze urabyemera yabyemera atabyemera mama w'abana we abana ndabaransiga muyoboke yabonye arebye ibye nanjye ndeba ibyo ese muyoboke afite amaso nk'ayanjye data yawe yabonye iki abanjye yabonye abana baperforminga neza mpereye kuri Kitoko aramanuka ndaza abana bose bakubita stage abandi baba bamugwa neza abandi barumvira ibintu bigenda neza by the way byagenze neza gusa dusigaje kureba finale tuzakora uwo munsi bizagenda bite gira ikintu mbwirira baba muyobo gira ikintu mbwirira baba mwenda misoreje kucyo nambajije abantu bazatwerera umuziki mwiza yes sure kandi ku mazi nyuma ya za Miss Rwanda ndi ikintu cyo kipya abantu hari wadi kapari abantu basanga batayizi cyane kose kwa posting bibara muri wadi no kuri social media turi kubona meme muri wacu na muzika irahari ariko asanga kuri ikintu kigaragara ko umuziki wacu umaze gutera imbere bazazere twerera umuziki bira bya competition byabo ibonera amafaranga. Okay, nyuma y'izira competition tuzaza gukora photoshoot hano muri Ruwa studio. Ninjye wifotoje imbere y'abantu bose. Wifotoje wantanze uswera nanze namutanze haranje arantanze. Wow. Cyo mbwira rero babu. Natangiye mvuga n'umwana musore nk'uyu nguyu ubona ko ndimo kwirwanaho. Azajya ku myaka nk'iyacu niyandiyo. Azaba afite abandi nawe afite inyuma arimo gufasha. Cyane rwose. Nizere ko azaba yarabyaye nawe arateye ivi. Uzaterebe ngo gumeyo cyangwa uzariyihorere mwambika ariko ushake bigende neza rero ndagushima kuba ukoze ikintu nk'iki ngiki ubundi abajya ko nacenze platform nziza cyano na Safari n'abandi bajeni barebereho bamusore agiye arebereho nawe yapfe kwa Philipita nawe akora ibye so ibyo nibyo mbanifuza agiye wow inshallah ese ushaka kwa Philipita akora ibye ntabwo ngazi wawe akora ibye akore yatangiye wenyine ubundi sitwa Philipita nugutera ikirenge mu cyabo kandi babu ikintu ndi kumukundira ari kwinspiringa n'abantu bakuru nkatwe tukaba twavuga tuti wow uyu mwana w'umujene ageze kuri iki ubundi babu yatangiye aho ndagura abantu muri iki bose bavuga ngo nuko babyita abantu bya gute dore yana mashaka kwa Fred yaje Fred banivuze ngo nawe uzaga kwa tukore channel yawe nawe urakuze nyine uri kumugumurira abakozi yeye muri fokusane gana yesi muri rapita we mama genda mwitaba yendo boksa nuko nanjye nabirebye abande ukuntu umuntu nkoresha ibiganiro yatakira boksa nkavuga murabizi nabo bandi bajye basanga hangarutse tuganira byose no kugira ngo twubake industry kandi biranshimisha kuko kandi rubakitse supporting creative industry ngenda bimushimiye pe niyo niyamamagaye ndaza namwe nanjye se nubona ko nabera ndaje ahantu ijoro wallahi nabaho tijana ndakukundura bizi sakuri birimba ndi munsi rero kugira ngo ngenge ngigisenge reka mvuge kuri tijara please please abana bose mubona njya ngo ni grandpa bakaseka turi ba grandpa ariko ngo grandpa uyu mama mubona twabyaranye Tom Close tubyarana Ben ni mama bita mama boys tubyarana Urban Boys ariko tugeze ku bakobwa ati yewe rero nawe ngere abakobwa nta ntuza zabo mfata ariko ndamubwira ntabwo bigeze ifata reka twibyarire abahungu gusa
ndavuga nubwo mbabyaye hanze reka tubarere nabo ni abana turabarera n'abandi bose na Davis mubona umuhanzi w'icyo ushobora kuvuga n'iki bataza kugira ngo nabo twabyaranye no mu nda yego ni uko umuhanzi namuzaniraga tujya namumenye ari kuri radiyo izuba naho warahakoze cyane ibyo ntabwo wari ubizi wari utaravuka icyo gihe radiyo izuba wayikoze ukiva Tanzania imyaka ifite ntabwo ikwemerera kuba wamenya ni kuri radiyo izuba niho nahereye imbere ya radiyo Rwanda amezi 3 ya mbere nayokoze kuri radiyo izuba abaje kuri radiyo Rwanda tujyana turabana kugeza iyi saha nta munsi n'umwe ntamwitabaje umunsi umwe gutya ntaze ngo afashe nta munsi nigeze mubwira ngo nkinira umuhanzi we yarabikoraga niyo mpamvu naje twaze kuvuga ngo uri mama w'abana papa w'abana n'abandi bajene bose kandi dusazanye neza nta kibazo nta na kimwe rwose nubwo nimba musazanye neza nimuhoberane nubwo wagwa inshuro miliyoni nzagumana nawe aho uzagwa nzagwana nawe niyo mpamvu n'umubwira tujyana ndamukunda ndetse n'umwana wa Beni bigiye kuri yana ba Tom n'abandi nuko tuzi icyo tumariye cya gihe social media zitari zaza kijyara ajya aduhamagara agadusanga aho turi akabwira mwabikoze nabi ibintu bikore neza ndagushimira imbere ya kamera wow very nice ni Ruwa na Isimbi na The Choice zose Ruwa Isimbi na The Choice barantumiye ejo bundi bana na Isimbi nayo ndagutumiye nanjye Isimbi TV ndahari kuko bose ko ari abadaje yaba ari Philippe bose n'abadaje Philippe tumukatiye oya kandi mbona na Philippe nyine bose n'abadaje yaba ari Sabe mu rundi munyengabe urabizi ko yaje akadusanga muri ibi bintu kandi akabikora akadufasha hajya Sabe bora twajyanye ikibazo rero bose imbaza nkajyana ibibazo ariko se nibyo kubishuti niko ariko bigenda nibyo akenshi abantu bagira ikibazo bakiyunga uzarebe n'abantu cyangere rero nta muntu twigire tugirana ikibazo nawe uri mama w'abana sintekereza ko nta numwe byaro aba-YouTuber abahanzi abanyamakuru tike nanjye reka mvuge kuri manager ho gatoya manager akenshi ni umuntu usanga tugongana cyane ku buryo nyine hari ukuntu abantu batumva ibintu kimwe buriya ngiye nizera ko kubyara ntabwo bizongera nizera ko atari ngombwa ko abantu bose bakuri bumva ibintu kimwe ahubwo kugira ibitekerezo bitandukanye nibyo bituma isi iba nziza urabona nka ziriya ndabyo ziba ziri hariya kuba harimo icyatsi ubururu umuhondo bituma ururabyo nyine rugira kara cyane rwose abantu bose nugera ahantu ugasumva abantu bose bumva ibintu kimwe buriya bose nabwo bari gutekereza bazaba banaryarya banabeshyana so manager rero ari mu bantu tujya dukunda kugongana kandi dukundana ndabizi ko nkunda nanjye mukunda ariko inshuti byo gukundana kuvuga neza okay turi inshuti sawa ndabizi ko turi inshuti uri kumva noneho ariko tukakubitana bya hatari ariko sinamwitabaza mu buri nawe ntiyanyitabaza mu buri very nice kuvuga iyo tuvukana n'umuntu ntabwo burya mudahuza nigeze kubwira abantu ngewe rero nkundimba za melody ku buryo n'imodoka yanjye yarabizi izo barimo kumva ariko we person akari inshuti yanjye rwego inshuti yanjye nkuko Ben inshuti yanjye ariko ntabwo bimbuza yuko aho ndi ntavuga melody kubera ko ibyo akora ni byiza cyane bifite igihugu akamaro abantu bakumva ngo hari ikibazo kiba gihari memwe n'abandi twagiye dukoranaho n'abato murage ko yaba bimeze ikibazo hano ikibazo kije kuki mutagikemura si ikintu cya mbere niba utanutara kugikemura wow very nice thank you so much papa wabana wakoze cyane wakwigendera ndasoza nanjye ndi gusoza nasoreje Isimbi ngiyi Sabe uraho mwakoze association no gufatanya Isimbi ndashaka kujya gukora ikiganiro akuzi ko ushobora kuba ubwa mbere gushimira Sabe tuzagikoresha tuzagikoresha igiye mu bintu byinshi n'ubundi n'ubwa mbere iteye kamera ahantu hatari kuri Galaxy oya ejo tuzagende gukora ikiganiro bishobora kuba ubwa mbere biriseri ibikoze urumva ko tike thank you ndamunyengabe kabisa mwakoze cyane bariya ba Jeanne nabo ni baze rwose Jeanne Marie uriya n'umukwe wanjye uriya n'umukwe wanjye uriya n'umukobwa wawe uriya n'umukobwa nanjye uriya n'umuhungu wanjye w'umukazana ubu tubihindure agafoto mama w'abana yani uriya n'umukobwa nkuso na sumuta zifotora okay wafite glass irazo mfite okay nairetse muyaduhe kandi byose baraduha abana muze bafotore dukomezanya natwe mufotore na papa waza fotore na papa wabo kwanza papa wabo na sebukwe na nyirabukwe
ariko rero njye nataye muso urabona ahandi wasanze nicaye amakote bambaye n'ukuntu nambaye noneho wayimirije koko kuri runo ruhande nka reception ya hariya nyirekereyo reka nyirekereyo ntacyo ndayifata ntashye sha mu nda harimo harandye gutya ariko bonera akaguru uyu mukobwa yagatera kandi uzime tujya nasoje okay njye mpagarare hano gutya bajye mpagare umva twagiye dufotore kugira ngo dukorane akantu dufotore picture please ese waje twansuza kura mikoro bagezekuyeho njye nyine nabagiye n'ubundi ngwino ratawo hagati uya umugabo arajya hagati nibyo nshaka ubwo bigenze gute noneho reka njye hariya reka njye hano yego twagiye wabibonye sha babu baranyirukana uranshakira umugabo uriya mugabo saa tanu y'ijoro ego hariya ngaho mugende mureke nkora ikiganiro soza dusoze mwamulinda yizane tumaze twikate mbere yuko manager agenda n'abarinda ikibazo keke mwayizanye none ndabona keza yaje ari mubwiraze nabaze muri oya reka tuwe dukora ka interview naba cyangwa tubanze keke tubanze keke dukore interview kirahari nabizi ngewe Zaya mu mazi twagiye game over byanze uriya ntago yafungura uri kujegera uriya mwana ngaho wow congratulations and celebration and celebration ngwino muyoboke viens ici namuyoboke uyu mwana w'umukobwa nafate gutya petite sœur noneho muyoboke naze na babu muyoboke na babu muhagarare hariya mukate keke banza ukate keke umeze neza ngaho mukate keke reka njye hano hirya kwa muyoboke njye kwa muyoboke nawe rungano jya mbere bakameramani ntabwo mwaririmba and celebration ngo turirimbe twasinze okay very nice this is very nice abafotogarafe bose mujye muzana hano ibiraka abantu mushaka gukora live streaming muzane hano ibiraka abantu mushaka kuza gutangira uducano muze mukore hano ibiraka abashaka gufotoza abana kuri anniversaire dukunda abana mushaka kwifotozanya natwe azaze hano n'abana thank you so much n'abakoze divorce nabo turabafotora oya ugiye nta byose dushaka thank you all wakoze sheri ubwo tugiye korana na
I have one the mic. Wawe nande? Ko wowe ufite ikibazo cyo kwitira abagore babandi. Ntabwo mbitira. Nibyo nabyo ngiye guhera hano mu kiganiro. Babaze n'abagore. Kukiyitira abagore banyu mukemera? Why? Wabajije umugore saho? Umugore kukiyitira abagore bose mukemera? Kukiyitirira abagore mwese mukemera. Miki avuye aha yari sheri. Uyu yavuye aha uko nabyumvishe njyewe barambwiye ngo barabanye basangira buri kimwe ngo nanjye naraje baransangira no actually dusangira by the way mwatuma nyingura urumva dusangira buri kimwe cyose havuyemo abagore buri mpamvu tubita abagore be nabake bita my wives kubera ko ari abacu ariko bakaba abagore be mu bwinshi kuko ibintu be mu bwinshi ntabwo yabikitwa ibyabo ari ibyaba nyirabyo ajya akomeza kwitiza nta kibazo mumeze mute se Linda and Christian ngiye bwanjye ndanezerewe kubabona bwa mbere I'm so happy for you kandi nagira ngo mbabwire mbere ko tangira ibi byose muzubake babu no bazuzahitundya bazubake zazana inkoni ngiye nzazana inkoni nimuramuka munteyeho ibingibi byateye njya numva nzazana inkoni twakomeje naho muzajya kuko twubakiye ku mwami Yesu na amen nawe uzahita umagara umbwira uti mami ko atangiye kunanira nzabwira ukuntu uzamushobora nawe uzambwira uti se ko ananiye nzahita nkurabura ukuntu uzamushobora ndabazi cyane bano abana beza cyane ariko natwe turi abana beza twakomeje hano turiho ni muri Rwa Studio iyi Rwa Studio rero ni ifotora mwabibonye ko dufite hano dukora amafoto ariko the CEO and owner nguyu hano n'umujene wanyu mungana kandi mwagendanye urugendo rurerure ahora bavuga ahora bahostinga ahora agira gute kuba muri hano rero ni by'agaciro ndagira ngo mugire icyo mumumbwirira mugire n'icyo mumubwira abanyarwanda benshi bareba before kubatanzi ninjye mugabo wa Linda niko kazi ukora Ninavuze kubatanzi oya niyo mazina yishwe n'ababyeyi bese for the respect of my wife ariko muzeyi nk'imyaka tumaranye uri kubyumva kuzabibwira abantu ngo kubatanzi ninjye mugabo wa Tijara ako kana zakamenye utanzamukurura amatwi kubatanzi cyangwa se ninjye mugabo wa Keza wo muri film ariko magaze hano nka famille Irenge Christian uyu ni umudamu wanjye shuha byiza cyane kapo y'abana very nice kapo ya mbere mu gihugu kabisa ndabyemeye sorry disadvantage ariko irabi ya kabiri kuko ya mbere niyo yanjye niyo ya mbere muri make turi abana bawe muri abana bawe no kugira ngo natwe tuguhe promesse naho tuzubakira ku masengesho yawe twongeremo na yacu amen cyo twabwira babu nk'umusore mugenzi wanjye abaduteye ishyari ryiza nuko some people they don't understand it iri shyari riba ari ryiza kuko abatweretse ko hari aho yavuye akisobanukirwa until now abageza aka kanya cyo namubwira hari ijambo ryenge amubwira ariko ndongera ndimubwira just don't give up babu no mihanda buno none haratangiye nibwo agiye muri make ntabwo bigiye barambwira ati urakana ariko kugenda uvuka kuko n'ibibazo bigenda byiyongera society abahaters baba benshi ibintu byose biba easy and perfect yeah. So ino studio ushobora kubona market ya mbere wabuza abakiriya second ariko don't give up bro kubera ko only great things will take time ejo bundi uzabyuka mu gitondo dusange hano wanashobora kubakodesha dusange ino building wayibuze dusange niba hano hari amafoto gusa hari yagiye ku editinga so cyusabwa gusa no kutagiving up nkabwira abantu bafite ubukwe murumva ino ni studio igitangira Raw Safaris icyo musabwa nuko muyizamo abashaka gukora ubukwe aba bantu bafite adresse ngiye mu photographe bamfotoye nago video murazibona na nubu n'amafoto nanjye nibuze twaramubuze nanjye none na video nabo niko kuri ntasi tuhari ibyo twari twabona se ariko yaza kuba afite adresse twaramubonye baraje ahangaha bakabibona so please nabo uzibeshye n'ugira umuntu wemukira ari njye uhagaze hano basore njya mbona barebare bafite amakamera afite ibintu bagenda bacomeka bana mujye muza hano kabisa maybe my wife can say something. My wife, gira icyo uvuga my wife. Koze ikintu nabwira babu Imana ikomeze kuguha ubwenge bwo kugaragira ibyo yaguhaye. Amen. Wabyumvise Imana ikomeze guha ubwenge bwo kugaragira ibyo yaguhaye. No mujene mugenzi wawe umugabo wawe yego bamubwiye byinshi ariko ntamubwireho gake umuhaye isengesho rikuyemo byose noneho mubwire akandi kamwe.
Wow, very nice. Ibyo bisa bisoza ikiganiro cy'uyu munsi. Babu dusoreza aha kuko iryo jambo nta kintu twarirenza. Bana nakakatira aho bro. Nizera ko mubyumvisha. This is the dream. This is the dream. Wow, so guys, nukuri ninge buri akenshi bereka ibintu batari bereka abandi. Bibereke se. Actually, like this is a dream. Bro, very nice. So nukuri noneho nanjye. Izi dream tuzazigendanamo. In 4 years or 5. Izi dream tuzazigendanamo. Please. Wow, mwakoze. Don't give up. Fabe dusoreza aho. Aba bakunzi tuzabakira ryari? Kuwa mbere muzaza ku Isimbi. I love you, baby. Nizera ko kamera nazi. Naziriho twazikuye. Kuwa mbere.